Ese sheri wameze ute? Bon. Neza. Yo bite? Nari ni sawa nari gukumbesha. Ntabwo gifite umunaniro. Ntabwo ari cyane. Iyo nkubonye se ko bita bishira. Mbase. Izuba nazizara rimeze bite? Izuba imvura iragenda igwa gake gake. Biri aho nyine. Akazi usanze bimeze bite? Akazi shiri, akazi nyine karagenda nta kibazo. Nabonye ibintu byose business iri kugenda neza nta kibazo. Agiye mugera mu bintu byawe n'abana rwawe. Mbwira neza. Atari cyarangiye gitorotse. Mvuza abantu njye nsigaye nkora iki? Inzara ngo ujye ushimagiza yanashyize hari biramunanira birangira mucitse. Se shiri kuko yabacitse ute? Ni birebire. Uzi kuriya mwana, kuriya mwana tutareba neza azatumara. Kandi ubona ko azaba umwana w'umunyembaraga. Kandi amwica ntaho biragera. Ya mwana rwose tugomba kumwikiza. Amuvana mu nzira. N'ubundi dufite umwana wacu nta kibazo. Niba ari ikibazo cy'umwana arahari kandi uriya nta n'ikintu azakumarira shiri. Habe na kimwe usibye kukwikiza nawe kandi nagutanga. Nawe urabyumva. Kandi nta nubwo azakwica wenyine n'andi atanze. Bakongora kwikora mu nda uvugira gutaka curi yawe nikoze mu nda nayo. Umwana n'undi ushaka kunyica. Undi azakwica nanjye anyice atwicire umwana wacu. Wewe waragiye nashatse gukora akageste ko kujya kumusura kugira ngo nibura ndebe ko cyagarura umutima ariko gifite umutima mubi. Ngaho sibyo ndi kukubwira se. abawe bega ubuzima mbaye wande koko mbuze Sonia na telefone mfite ngo nguhamagare barayinyambuye ngiye kwa Ndovu. Noneho bari basanzwe n'ubundi ari abagome n'ubugome roho bwagiye buriyongera. Ibaza umujinya wose afite nawo dutura none bizagenda kugishira ukaza ikintu bituma umutekano ahirwe amushaka mu minsi 2 kandi amushaka ari umurambo. Ahubwo nayo ni myinshi ariko mushaka shiri ko byagenda kose agomba kuboneka tukamwikiza. Iminsi 2 ari n'amasanga 48 arabayana cyo ukundi ushake ubundi ave mu nzira pe nibwo tuzagiraga n'amahoro natwe. Use uratuje nge ntabwo ngayibaza umwana watorotse ubwo urumva ubwo bugoma afite n'imbaraga n'ubwenge bwinshi. Ndeba hano ngo ndi no mu nama. Umuhungu wanjye uzaba umuntu w'umugabo uzaba intwari. Ndabizi nakureze neza nakurwaniye ishyaka umaze gukura uzaba intwari. Humura mama nzaba umugabo sibyo shiri we icyizere wampaye kuva kera nizere ko kigihari ko numva nta kigoranye kirimo. Nta 8 araba yabonetse kandi
mama reka mubwize ukuri yewe akazi k'ikiyede maze iminsi nkora karamvuna kandi nyine niyo ngakoze mashaka kubona amafaranga ndebe ukuntu nakubaka inzu nyine jya wihanga mwese ko ari ubuzima bugomba kugenda ko nanjye nta kuntu agira kugira ngo ngufashe mwana wanjye gusa ikintu nagusaba urabona mba navunitse mu tuntu twanjye ncuruza nkagufasha ngo ndebe ko hari ukuntu byagenda neza ariko uzambabarire ntuzibe pe urabizi ukuntu mba nkuvunikira sibyo none se ntabwo nakwiba ntabwo byagezeho wa mwana abana b'iki gihe barananirana nta kintu nakuburanye rega ugasanga ntako utagize wihirinze ariko umwana akakunanira njye ntabwo ari uko neye ntabwo njya niba uzambabarira wa mwana ntakumva ntagize nawe urabibona imvune mba mfite kubera wowe mama nkurikije inzara mfite bambwiye ko ntaziba kandi sinigeze niba kuri iyi nshuro ngiye kwiba mbabarire sheri usigeza nunda hari imirimo cyane nuko wari umaze iminsi utari mu rugo abandi ibintu byose byarazambye abantu hanagura amadirishya n'abakora ibiki byose ndabona ugeze mu myenda se ntabwo uzi ko ngomba nyine kwita ku bintu by'urugo niba umaze iminsi ntanahari nasanze hari utuntu tutari ku murongo nagombaga kudushyira ku murongo urabona byarazambye utuntu twose nagomba kudushyira ku murongo neza none se tava koshe nabonye ivarisi nishimiye ko ushobora gukora akantu ka danje wambaye Dubai mbona wowe ugira amatsiko ushonje uhishiwe agaseke cyapfundikiye ngomba kugutungura areba ukuntu uri bubyakire wowe urategura ubu ngubu ibintu byawe biri kuri gahunda ngomba kugukorera surprise si byose wowe wigira amatsiko ndumva naniwe kagenda ndebe ubu igihe wahereye imirimo turashinzwe kuyikora nzi impamvu wabigiyemo cyane ntabwo ibintu byose nabiharira abakozi nanjye hari ibyo mba ngomba kwitaho kanita runo ndabona umuhungu wanjye wo mu kazi ntacyo muvugisha Halo? Bite sha? Bigenze bite? Business yari igiye kuba gute mama ufite amafaranga bigenda gute mubikora gute
Okay, ntacyo ngo bikemutse. Harya wari wambwiye ngo bari kuri range y'imyaka ingahe abo ufite ubu ngubu? kujyana abakiri bato munsi y'imyaka 25. Nta no kujya hejuru na 23. 23 baba bafite impyiko zangiritse ziba zaratangiye kurwara, nta kintu cyavamo aho ngaho. Wari ufite bangahe? ariko nari kumwe n'abahungu nabo twadushoberanye ariko ntabwo babakije babandi baratwaye kugayine bo bakomeje barambuka igihe byari biteje ikibazo ariko nanjye bashije kubacika bose. Okay, ariko ubutaha mujye mubyitaho, ibyo bibazo byose bivuka kubera ko ubwo mwagiye kubageninga turabahaye ngaya turage amafaranga mujye muyatanga mu mwayahawe sibyo? Clear? Sawa. Akomeza kandi ujye unyupdatinga buri minota 30. Sawa. Akosha wone ndio tunachaka. Mnachaka hichi chakula chifikamu. Let's bizane. Wone mwego mnachaka hichi. Yukaswaga niki? Muri bani? Ninago ndigisambo man. Ninago ndigisambo. Uri giki? Uri wakaswaga niki wo? Muvele yacu. Suri. Awuzikura miki. Mwanje tsha. Igifoto mu. Mwanje tsha awudoga. Unjem ndetse umva kigorje. Hano ni Kigali. Ubundi mwanditse. Muhe washakaga kurya muhe badam. Hano hari icyo kurya cyiza kabisa kigukwiriye. Cyari cyose. Murana ni kamabuye. Babarira. Ubutse uri kuzana hanga hano ntabwo ari iwanyu. Wacu ni mu cyaro mu babarira. Urarya bino bintu wowe uturutse mu cyaro sha. Yego kirasama. Ukizo bubitse. Wacu ni mu cyaro mu babarira. Tumuhiki. Amunya cyaro urya ibi bintu ni by'abanyamuki. Akikora turagusubiza ahantu wavuye. Ariko uri ukatwaga niki? Babarira. Wagikura. Naje gushaka Sonia babarira. Wagikura mu Sonia. Nenda shaka Sonia. Mumbabarire sha. Tazi tukire. Sha mumbabarire nanjye. Mumbabarire rwose. Tukiririye boro. Babarira nanjye singiye. Kigire mu yiko. Ayiwe. Akundi bite byawe. Uri muraniga? Hari tubwire bite. Vuga. Ntabwo sanze ndi gisambo nzi. Gusa n'ibisambo. Oya. Nuko maze iminsi narya. Maze iminsi gatugura urugendo. Muye mu ntara. Ave muri murano neka kunda nacyo. Maze urugendo. Maze iminsi tatu mu rugendo. Yarapfuye. Mwese ubundi uvuye he uri kuje wiruka? Uvuye uri kugenda. Sha, yewe rwose mvuye mu ntara pe. Nze nshaka umukobwa ko Sonia. Mushiki wawe? Mushiki? Sari wanyu. Sonia. Sari umukobwa wagukunda. Ngaho naranagutaye koko. Oya, tatumenyera. Siporo ni zacu nagukira ibyawe. Nakubwiye. Kintu cyagukorera mu ntara kikakugeza nangaha akaba utuka n'umuntu w'igisa. Nyine nciye hariya numizaniranye. Nabandi reka nje gufata akantu ko n'amafaranga ari. Nje mfunguwe mwana. Bafunze. Fature ko ufite inkovu. Turebe niba bafu. Nkubise bya. Udafite inkovu bagukuse. Reba iki cyose cy'inyuma. Reba hanga. Baragufunze byumvikana ko uri igisambo koko. Oya ntago nazizusa. Bagufungiye iki? Nyine njyewe ubundi ijyanye n'ibirere. Sinzi naho ndi buga. Tubwire mu cyama cy'twumva. None sinzi naho ndi bura. Rwose nje gushaka umukobwa witwa Sonia. Sonia wundi. Nako ngwandisha. Kabisa. Niyo Sonia ari gisera umutwana. Kandi ninje twakundana. Kwera mama we.
niba yashaka mutwara afite amafaranga afite n'imodoka yamuzanye i Kigali yamuzanye kuko njye maze iminsi 3 mu nzira uzi ko ngiye mvuye mu ntara n'amaguru kandi sindabye nawe yabundi nitwa Juni mukuru nitwa Juni kuko na papa ni umuntu ukomeye cyane ariko njye nyine ntago nkunda pe ubuzima atari hatari ubuzima ni hatari ibuka strago twaciye ariko nakuvuga ko ibintu atari ibyawe ibuka strago twaciye uravuze ngo ntabwo ufite uko tucyaki katugurukira umunsi yego cyangwa mwiriga nisenga bakikuta mwirigara nyine musiki gabanya imiteto bro gabanya imiteto ariko nubwo so ari umuntu uvuze ngo so ari umuntu ukomeye niko kwese ubuzima bwose hano ni wacu wagize mu kibanza cyawe hano reba ugomba kwireba katugicubikire umunsi umwe nitubona ntari biryaho kandi ni witwara nabi wowe witwara n'umuntu ugize amahirwe aya mahirwe abona ntabwo ari buri wese adufasha ese nta bindi bintu ufite kireke gihaguruka kireke ntacyo haguruka bro mufate abo twe twamwizeye ako dushanze wari wibye ntabwo nari nibye ukabucikiye nari neza abantu man ge tuba ku muhanda nta kintu kimwe